twongeye kubasuza mwebwe mukurikirana Damu TV umunsi ku munsi turabashuje cyane. Uyu munsi ni umunsi w'agaciro kuko turi kumwe n'umuntu imbere yacu w'agaciro. Reka tumuhe mikoro ya Damu TV yongere atwibwire cyangwa se atubwire uwo ari we nk'undi muntu uri kureba iyi interview ahite amumenya nibahura no mu nzira zamusuza ati bite kanaka. Murakoze cyane. Muraho neza? Muraho. Iminsi myinshi. Urebye wasanga ari nibihe birebire. Yego. Twibwire cyangwa se wibwire buri muntu uzareba interview. Nitwa Anastasia Yakaremye. Ndi umukozi w'Imana, abandi umuvuga butumwa. Yego. Akenshi na kenshi yo twumvishe abavuga butumwa twumva pasiteri cyangwa se tukumva andi mazina atandukanye. Wowe mbese bakwitiriye cyangwa se ni ihe titre? Ngende umuvuga butumwa. Benshi bazi ko ndi pasiteri ariko ndi umuvuga butumwa. Ntabwo ayo mavuta yo pasiteri ndasigirwa. Ariko niryo bakunda guhamagara. Bakunda ko kwita Pastor Anastasia. Mu busanzwe usengera cyangwa se ivuga butumwa byawe urikorera he? Ndikorera mu itorero Imbaraga z'Amasengesho Amahoro. Ndikorera Sonatibe. Iyobowe na Pastor Ntoranye nabo Diodone. Ntoranye nabo Diodone. Niki wabwira Diodone aka kanya? Namubwira ko mukunda kandi ko mwishimira nk'umushumba wanjye. Kandi ko nshimira Imana yamumpaye kugira ngo ambere umubyeyi. Yego. Reka tugaruke mu buzima busanzwe. Mu buzima busanzwe uri muntu ki, ukora iki iyo utagiye wenda kuvuga ubutumwa bwiza, uba uri mu kahe kazi? Anastasia ndi ingaragu ariko yitegura kuva mu bugaragu. Nkaba mu buzima busanzwe nyine mu bw'umwuka ndi umuvuga butumwa. Ariko mu buzima busanzwe ntari mu mirimo y'Imana, mba ndi mu kazi gasanzwe k'imirimo nyine byara inyungu. Abantu bavuga ivugabutumwa bakunda guhura n'ibibazo byinshi bitandukanye. We nibihe bibazo ukunda guhura nabyo mu kazi kawe cyangwa se mu ivugabutumwa ryawe? Mu ivugabutumwa duhuriramo ibibazo byinshi. Buriya siba ari intambara z'umuhamagaro. Ushobora guhuriramo mw'abakuvuga, mw'abakunegura, abandi ati ni umukozi w'Imana koko, abandi ati ntabwo ari we. Ariko byose Yesu yaravuze ngo rimwe Yesu yigeze yavuga ati bamubwira ati akora ibitangaza, hanyuma abantu baravuga bati ni umutware w'abadayimoni. Rero ntabwo abantu bose bazigera bemera umuntu ko ari umuntu w'Imana gusa. Hari igice kizamwemera, hari igice kizamuhakana, ariko byose ni intambara z'umuhamagaro umuntu agenda ahura nazo. Ntabwo bigomba kuducogoza gukorera Imana. Yego. Nk'iyo bakunze kuvuga ngo Yesu naza cyangwa se umwami twemera naza akazadusanga mu murwa. Mu murwa bavuze ese twagereranya hano mu Rwanda, mu murwa ni hano tukunze kumenya ko ari hano i Kigali, cyangwa se abandi bakumva ngo za Nyamasheke n'ahandi hose ngo ni nko mu cyaro. Ese aho ngaho mu cyaro Yesu naza ntago azabasanga? Mbese dusobanuye muri rusange mu cyaro ni he cyangwa se mu murwa ni he babe bashatse kuvuga nko muri Bibiliya? Iyo jambo ngo Yesu naza tumurindirire mu murwa ni ijambo Yesu yavuze. Ariko ntabwo mu murwa ari mu murwa w'Inyamasheke, mu murwa wa Kigali, mu wa Butare, mu w'ikindi gihugu runaka. Ahubwo umurwa wari wose uba ufite ikintu cyitwa umwiteguro, ubukeye ufite isuku. Rero ntabwo ari umurwa w'icyaro, ahubwo Yesu naza Bibiliya iravuga ngo amahanga yose azamubona. Ntabwo rero azaza ngo abo mu murwa bamubone, abo mu cyaro bareke kumubona, ahubwo bose Yesu naza bazamubona. Nubuhe muntu wakwesipiye cyangwa se watumye nawe uvuga ivugabutumwa hano mu Rwanda cyangwa no hanze y'u Rwanda? Umuntu watumye mvuga ivugabutumwa mvuga ni umuhamagaro uri muri njye.
ntabwo ari ibyaturutse ku muntu, nta nubwo ari n'ibyaturutse ku handi hantu ariho hose, ahubwo wenda abantu bagiye bantyaza mu ivugabutumwa. Umuntu wa mbere ntaheraho ku bw'umurimo w'Imana, ku bw'ivugabutumwa, nabanza gushimira pastor wanjye kuko yagiye afasha mu ijambo ry'Imana. Hano mu Rwanda nemera cyane umukozi w'Imana Apotre Gitwaza, kuko agira ijambo ry'Imana, akagira ivugabutumwa rimfasha iyo ndikurikiye, hari aho rimvana naho rinjyana, ndetse n'umushumba wanjye. Wenda reka tubigarukeho nk'uko uvuze Gitwaza. Hari abantu batemera Gitwaza bitewe n'ubuhanuzi akunda kubwira abantu, cyangwa se ukuntu akunda guhanurira abantu. Reka bari muri ubwo buryo mbivuga. Bamwe ntago bemeranya nawe, bakunze kuvuga ko hari izindi mbaraga akoresha. Wenda iyo mvuze izindi mbaraga ntiwumve iz'umwuka wenda wo hejuru, wumve n'iz'umwuka wo hasi. Wowe ubivugaho iki? Wenda nabamusebya muri rusange, ariko nk'umuntu ugenderaho muri rusange, weho n'iki wabivugaho? Ubivuze neza nyine ko ari abamusebya, kuko ntabwo umuntu ashimwa na bose. Nigeze gutangira araho navuze yuko Yesu bamwise umutware w'abadayimoni. Ntabwo rero abantu bose bazashima umuntu, ariko tizavuga ngo uyu muntu ni umuntu w'Imana, uyu muntu akorera Imana, uyu muntu yubaha Imana. Hari n'abazavuga yuko ntabwo ari umuntu w'Imana. Hari bamwe bazahagarara gusebya umuntu, hari n'abandi bazavuga ngo uriya ni umuntu w'Imana. Na Yesu hari abavuga ngo ni umuntu mwiza, ni umwami wacu bamubambye. Ndabyibuka ko hari igihe intumwa zari ziri mu nzira zijya Emawusi, ziri kugenda ziganira, zivuga ngo umwami wacu bamwishe, yari umuntu mwiza, yari umuntu wakoraga ibitangaza, yari umuntu wakizaga abarwayi. Bari kugenda bamuganiraho bababajwe n'uko yapfuye. Ariko Yesu arabiyereka ako kanya ntibahita ko bamumenya, bagenda baganiriza babwira ngo ibyamubayeho byari bikwiye. Bageze imbere, hanyuma ngo amanyagura umugati, ngo bamaze gusangira, amaze kuwubaha, ngo amaso yabo arahumuka. Amaze guhumuka ngo bamenya yuko ari Yesu bari bari kumwe. Ako kanya Yesu aragenda. Rero abantu bamwe batari bakorwa ku maso, batari bagendererwa n'Imana ngo ibagenderere, bafite uburyo bavuga abandi, bafite uburyo babasebya, bafite uburyo babanenga. Ariko ngewe umuhamagaro wanjye si ukunenga, kuko nyiri urubanza ni Kristo wenyine. Icyo ndeba nuko mbona ko ari umuntu w'Imana, kandi wahamagawe n'Imana. Hari ikintu twakunze kugarukaho, cyangwa se cyagarutsweho n'abantu benshi muri iyi guma mu rugo cyangwa muri iyi COVID. Mwebwe abapasiteri cyangwa se mwebwe muvuga ivugabutumwa muri rusange, mwabayeho gute? Muri iyi COVID twari dufite amasezerano y'Imana yuko Imana izaturinda kandi ko izatubeshaho. Twabayeho kuko nyine Imana yabivuze. Ya Mana yabivuze yajyaga igenda ikora icyo yavuze, tukabaho, tukarya, tukishyura amazu ntidusebe, tukabona Imana iduteje intambwe yo gutera imbere. Rero ntabwo twabayeho kubw'ikindi, ahubwo twabayeho kuko Imana yabivuze. Kandi Imana yagiye idushoboza. Muri rusange abapasiteri cyangwa se mwe muvuga ivugabutumwa mukunze kugenda murivuga ahantu henshi hatandukanye. Ese iyo mugiye mukavuga nk'ivugabutumwa ahantu batabitayeho, mwebwe ntabwo bibababaza? Cyane cyane ndi kugaruka nk'aho abantu bavuga ivugabutumwa mu masoko cyangwa se mu magare n'ahandi hantu. Weho ni izihe challenge zikubaho iyo uri kugenda uvuga ivugabutumwa nk'ahariya hantu nko mu masoko? Ngewe ntabwo njya mvuga ivugabutumwa mu isoko. Nkunda kuvuga ivugabutumwa mu nsengero cyangwa hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Imana yashoboje, imipaka itari yafungwa, cyangwa se iyi gahunda ya COVID itari yasi. Nakundaga kuvugira ubutumwa mu nsengero zitandukanye, mu byumba by'amasengesho, n'ahandi Imana ishoboje kubuvuga nabuvuga. Ninampa kubuvugira mu isoko n'ahandi nabuvuga. Ariko aho tugenda tuvuga ubutumwa, Imana igenda ibana natwe. Nta bantu duhura nabo wego badutera amabuye ngo ibyo ni ibiki muvuze. Ariko haramutse habayeho n'impaka,
umuntu agasobanurira uwaziteje arabyumva, ariko niyo atabyumvise uramureka umwuka wera akamwumvisha. Ntabwo abantu bose bazumvishwa n'umuntu gusa, hari n'abo umwuka wera agenderera bakumvishwa n'umwuka wera. Yego. Mu buzima busanzwe cyangwa se reka tugaruke inyuma y'umurimo w'Imana cyangwa se y'ivugabutumwa, turarigarukaho mu kanya. Iyo ubona wenda nk'urubyiruko ruri aha hanze, wenda rufite imyitwarire itandukanye bitewe n'uko ibyo bacamo cyangwa se nuko n'ibyo twita viziyo igenda ihinduka, nabo bagahinduka. Iyo ubonye nk'umuhungu w'umusore nta kintu akora, ikintu yakora ni ukujya muri salo bakamutunganyiriza umusatsi, bya bindi bita madredi, cyangwa se bakanywa n'ibiyobyabwenge, we n'ubuhe butumwa wabwira abana b'u Rwanda? Ugize neza kumbaza icyo kibazo, ndagushimiye. Nabwira urubyiruko rukurikiranye iyi Damu TV yuko rugomba guhinduka. Bibiliya iravuga ngo wishimire iminsi y'ubusore bwawe, iminsi mibi itari yaza n'igihe kibi kitari cyagera. Ari za jambo nasomye mu rwandiko rw'Abakorinto igice cya mbere umurongo wa 16, Abakorinto ba mbere igice cya mbere. Ijambo ry'Imana rivuga ngo byose ndabyemerewe, ariko ibingirira akamaro si byose. Urubyiruko rugomba kureba ikirufitiye umumaro. Ikigufitiye umumaro ntabwo ari ukujya mu nzoga, si ukujya mu matabi, si ukujya mu ngeso mbi. Igifite umumaro ni ugukorera Imana, kuko nyuma yaho uzabona ingaruka nziza bitewe n'ibyiza wakoze, cyangwa ubona imbi bitewe n'ibibi wakoze. Ariko icyo nababwira ni uko urubyiruko rwakorera Imana rugahinduka, rujya mu biyobyabwenge rukabireka. None se buriya ibiyobyabwenge nibamushyira muri gereza kubera ibiyobyabwenge, ntekereza yuko ibiyobyabwenge anywa bitazamufunguza, bitazamugirira n'umumaro. Ahubwo ugomba gusenga ukabivamo, ndetse nimba byaranakunaniye kubivamo kubw'intege nke zawe, nimba udashoboye no gusenga, turi abakozi b'Imana, nicyo Imana yaduhamagariye. Twegere tugufashe uhinduke uve mu ngeso mbi, bizakugirira umumaro. Murakoze cyane rubyiruko mudukurikiye, namwe murumva ubutumwa bwiza bwa Pastor Anastase cyangwa se umuvugabutumwa Anastase. Weho nureba iyi video uzagire ibintu byinshi bihindura mu buzima bwawe. Cyane cyane bamwe iyo tuganiriye nabo nka Damu TV baratubwira ngo igihe Yesu twamutegerereje ni cyinshi, abasokuruza baramutegereje, natwe tubavukaho twaramutegereje twaramubuze, none imyaka ibaye uruyenzi natwe turi kubona tugiye kugenda tutamubonye. Weho niki wababwira cyangwa niyihe nama wabwira abafite imyumvire nk'iyo ngiyo? Inama nabagira nuko abafite imyumvire bahinduka, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Imana yavuze yuko umwana w'Imana azaza, kandi azaza, ntabwo azatinda. We nimba ubona yuko atinze, ariko Yesu ntabwo azatinda, kandi nanatinda urupfu rwo ntabwo ruzatinda. Ushobora kuvuga ngo imperuka iratinze, reka nikorera ibyo ushaka, ariko uzi iminsi yawe itambutse, ntabwo uzi iminsi yawe usigaje. Iyo usigaje yikoremo ibyiza ukiriho, ukiranuka ukiriho, ukorera Imana ukiriho. Kandi mbonereho no kubwira abantu bavuye mu gakiza, mbabwire yuko Imana izakubaza umurimo wakoraga utagikora, izakubaza za ndirimbo, izakubaza bwa buhanuzi, izakubaza rya vugabutumwa, izakubaza kwa gukiranuka, kuko wanze gukorera Imana. Iby'isi biragutwara, ujya mu byawe wishakiye. Rero Yesu rero araje, kandi azanye ingororano, ngo agorore buri muntu wese ibihwanye n'ibyo yakoze. Icyo nicyo nabagiraho inama, musubire mu murongo bigishoboka. Uyu munsi nahawe, ariko ejo sahawe. Ibihe n'Imana ibigenga,
ntabwo uzayibwira ngo ntwara igihe iki n'iki, ntabwo uzayibwira ngo rero urabyumva ngo kubera ko kanaka yangushije ngo niyo mpamvu ngo ntakoreye Imana, kubera yuko nabonye ko utinze nabivuyemo. Ntawe uzaba utandukaniye na wa mugaragu wahawe itaranto yarangiza akayitaba akavuga shebuja amubwira ngo si itaranto naguhaye warayigenzuye, warayikoresheje irunguka. Undi ngo nabonye uri umuntu w'ubugugu, ngo usarura aho utashyize, ngo ukanura ugakura aho utabitse, ngo narayifashe ndayitaba. Uzi ikintu bamusubije? Yaravuze ngo nibakuboha amabuguru n'amaboko bakujugunye hanze kuko niho bazaririra bakahekenyera amenyo. Nk'umuntu wamenye Imana urashaka kuzaririra hanze? Ese wowe utari wayimenya ukurikiranye Damu TV nawe urashaka kuzaririra hanze? Icyiza korera Imana ukiranuke. Yesu naza warapfuye uzazuka, naza kandi unanakiriho azakuzamura. Murakoze cyane. Urubyiruko rukurikiranye Damu TV, ndagira ngo dusomere ijambo ry'Imana. Ntabwo ndi buze kujya kure y'ijambo ry'Imana nigeze kuvuga. Harimo mbwiye ngo urubyiruko ijambo ry'Imana nabagezaho cyangwa n'abakurikiranye Damu TV, nabagezaho ijambo ry'Imana ryo mu rwandiko Pawulo yandikiye Abakorinto ba mbere igice cya mbere, Abakorinto ba mbere igice cya 6 Purito murongo wa 12. Ndasoma kuri 12 ntaruke dusome kuri 15. Aranditse ngo byose ndabyemererwa nyamara ibingirira akamaro si byose. Byose ndabyemererwa ariko sinzategekwa ari ikintu cyose. 15. Ntimuzi yuko imibiri yanyu ari ingingo za Kristo? Mbese noneho ntere ingingo za Kristo nkazihindura ingingo za maraya? Ntibikabeho. Ntimuzi yuko yifatanya na maraya ababaye umubiri umwe nawe, kuko Imana yavuze iti bombi bazaba umubiri umwe. Ariko rero uwifatanya n'Umwami Yesu ababaye umwuka umwe nawe. Iryo ni ryo jambo ry'Imana nageza ku rubyiruko, ibabwira ngo byose murabyemerewe ariko ibibagirira akamaro si byose. Buriya ugiye kunywa icupa ntabwo ryakubwira ngo ntunywe kuko uri gukora icyaha. Oya, ugiye gukora icyaha ukajya kwiyambura ntabwo umwambaro bakubwira ngo ariko uzikora umurokore, ntabwo byabikubwira. Ahubwo amahitamo yawe cyangwa umwuka wera niwo kugendera ukakubwira ngo ugiye gukora nabi. Rero byose urabyemerera ariko bigira akamaro si byose. Ahubwo banza urebe ibigufitiye akamaro aba ari byo ukora. Ibigufitiye akamaro aba ari byo uvuga, ibigufitiye akamaro aba ari byo ugenderamo. Bibiliya iravuze ku gice cya 15 ngo ntimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero za Yesu Kristo. Nimba umubiri wawe ari urusengero rwa Kristo, kubera icyo ushaka kugira ngo ubabaze urusengero rw'Imana urukoresha ibyo ushaka. Rero bakozi b'Imana n'urubyiruko runkurikiranye, ndagira ngo mbabwire yuko Kristo yabatoranije kandi imibiri yanyu ni insengero za Yesu Kristo. Ngo wifatanya na maraya ngo ababaye umwe nawe, ngo ariko n'uwifatanya na Kristo ababaye umwe nawe. Ndabifuriza kwifatanya na Kristo mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibagirire neza. Amen. Uvuze za maraya cyangwa se bari abantu basanzwe bakora umwuga w'uburaya mu buzima busanzwe. Ese bo niba bakora uwo mwuga ari wo mwuga ubatunze ntibazaza mu rusengero? Ese bo nk'abakozi b'Imana nirihe somo cyangwa se nirihe jambo mwabagenera ry'umunsi? Nababwira yuko urusengero rwose ni karibu, amarembo arakinguye. Navuga yuko uyu munsi wa none Bibiliya iravuga ngo niwumva ijwi ry'Imana ntiwinangire umutima. Nibahinduke
baze mu rusengero tubasengere tubafashe tubagire inama. Ntabwo ushobora kureka uriya mwuga kucyo giti ntiyawureka atabeshejwe n'imbaraga z'umwuka wera. Izo mbaraga z'Imana rero zizabafasha kandi ndabyizeye. Yego. Nkuko mumaze kugira inama nziza abateshuka ku mirimo myiza, hari abantu muri iyi covid cyangwa se muri iyi guma mu rugo bavuye mu murimo w'Imana kubera ubuzima butandukanye, bo ni iki wababwira muri rusange? Abantu bavuye mu murimo w'Imana cyangwa mu byizerwa kubera ko turi mu gihe cya guma mu rugo, ijambo ry'Imana riravuga ngo mbese ifatiro zisenyutse umukiranutsi yakora iki? Nimba habayeho guma mu rugo, ntabwo agakiza kacu gahindurwa nuko ibihe byahindutse. Agakiza k'umuntu karakomeza niyo ibihe byahinduka, ariko we akomeza agakizwa. Ntabwo rero bari bakwiye kuva mu byizerwa ngo nuko ibiryo byabuze, ngo nuko ngo akazi kahagaze, ngo nuko umushahara ahembwaga wagabanijwe, ngo nuko igihe cyose uba ugomba kuba uri mu byizerwa, uba ugomba kuba uri mu gakiza. Nabagira inama y'uko ahubwo bagaruka mu gakiza, agakora imirimo nk'iya mbere, akongera agakorera Imana nk'uko yayikoreraga, akongera akayubaha nk'uko yayubahaga. Nibyo byabafasha muri ibi bihe bitoroshye bya covid, kandi Imana izagenda ibafasha. Kuko babashije gutera intambwe. Yaravuze ngo nutera intambwe imwe zatera intambwe 99 za gusanga. Iyo ntambwe rero yateye n'Imana izamushoboza nawe imugiriremo neza. Ni iyihe nama wagira abana baterwa inda bakiri batoya, bakumva ko ubuzima bubarangiriyeho, bakumva ko nta kindi cyo gukora, bakumva ko ishuri bariretse, bakumva ko isi bikaragiyeho? Bo ni iyihe nama cyangwa se ni ubuhe butumwa bwiza ugiye kubagenera kuri uyu munsi? Urakoze cyane. Abana bahuye n'icyo kibazo, nasaba yuko bakongera bakiyakira, bakumva yuko batari bonyine. Sosiyete nyarwanda irabakunda, n'Imana irabakunda, natwe abakozi b'Imana turabakunda. Bongere rero mu imbaraga, basenge, hanyuma basubire ku mashuri. Ubuzima burakomeza, kandi hamwe no gusenga Imana izabahindurira amateka. Ntabwo ariko bizagomba kubategereza iyo Mana. Imana izabahindurira amateka. Nabasaba rero gukomera, ntibumve ko bari bonyine, ahubwo bumve ko Imana ibakunda kandi ko na sosiyete nyarwanda ibakunda. Hanyuma ntibazongere gukomeza kwishora muri izo ngeso nk'uko bazishoyemo. Ibyo rero bizabashoboza kandi bizabafasha. Mboneraho kugira n'urubyiruko inama ngo narwo rukomeze kwirinda kugira ngo rutazahura n'icyo kibazo, kuko amahirwe yawe uri kuyangiza. Ariko nanone ntabwo bivuze yuko Imana ikuretse. Rero niyo nama nabagira, nibakomere kandi n'abandi nabo birinde, bajye bamenya yuko ubuzima bw'umuntu aribo bagomba kubugenga, aribo bagomba kubukontorora ku cyabo giti. Ibi bafitiye umumaro aba ari byo bakora. Urakoze cyane. Ubuyobozi bw'igihugu cyacu bukunda kutubwira ngo abo bana aho muzaba muri hose muzabakebure, n'umusanga hari ahahagaze mukebure umubwira ati amasaha yo gutaha yageze. Weho ni iyihe nama wababwira aho baba bari hose nk'uko wabigarutseho? Nabagira inama y'uko ahubwo mbere y'uko abandi babakebura, ahubwo bajya banza yikebure. Kuko ntabwo icyemezo undi ari we ukigufatira, icyemezo ni wowe ukifatira ku cyawe giti. Rero mbere ya byose nabagira inama yo kubanza kwifatira icyemezo. Kandi nanone ndashimira ababikora, ababakebura nabo bakomerezaho. Nabo Imana izabaha umugisha. Murakoze cyane. Reka tugaruke ku bavugabutumwa. Abavugabutumwa bakunda, wenda reka mbishyire muri sanse ariko urabyumva weho ubizi kondosha. Wenda nk'iyo nk'umuvugabutumwa agize nk'ubuhanuzi nk'Imana yamubwiye, akagenda akabubwira nyiri uwo Imana yabugeneye, akenshi na kenshi bugatinda gusohoza. Mwebwe bakabita abanyabinyoma cyangwa se bakabita
andi mazina njye nagarutseho, weho ni ikihe kintu wabivugaho? nk'uko nigeze kubivuga nyine, abantu bavuga uko bashaka, hari abasebya abantu b'Imana. Tugeze no ku cy'ubuhanuzi, ntabwo uwahanuye ubuhanuzi bugatinda gusohora bivuze ko yavuze ibinyoma. Hari ubuhanuzi bwabahanuwe na ba Daniyeli, hari ubuhanuzi bwahanuwe na ba Ezekieli, na ba Yeremiya, na ba Esayi. Hari n'abahanuye kugaruka kwa Yesu. Gusa imyaka ishize n'ingahe ko atari yagaruka. Ariko rero ubuhanuzi bivuze yuko ubuhanuye abahanuye ukuri. Kandi nanone ntabwo umwana w'umuntu ari ugenzura ubuhanuzi. Kristo niwe ugenzura ubuhanuzi akamenya ko ari ukuri cyangwa atari ukuri. Hanyuma akazahemba uwo muntu ko yakoze neza, cyangwa akamubaza ko yamubeshyeye akavuga nyamara Imana itavuze. Rero ngenda hamya neza yuko icyo Imana ivuze gishobora gutinda ariko ntabwo gihera. Uwahanuriwe ubuhanuzi bukaba bwaratinze niyihangane buzasohora, ariko apfa kutava mu masezerano y'Imana ari nta mpamvu. Ari ijambo nasomye mu Baheburayo rivuga ngo aracyasigaye igihe gito cyane uzaza ntazatinda, ngo umukiranutsi azabeshwaho no kwizera, ariko nasubira inyuma umutima w'Imana ntuzamwishimira. Rero Imana yaguhaye ubuhanuzi uhagaze neza, uri gusenga, uri mu mavuta, uri mu mwuka w'Imana. Uko Imana yaguhaye ubwo buhanuzi kwa kundi wari umeze, Imana ikunezererewe. Biragusaba rero ko ukomeza guhagarara neza, Imana ikakwishimira kugira ngo isohoze bwa buhanuzi yakuvuzeho. Urakoze cyane. Ariko nubona bunanatinze uzihangane, kuko ushobora no gutinda kubw'impamvu zawe, cyangwa se ukanatinda kubera ari impamvu Imana yabishatse kugira ngo igihe cyayo nikigera izabone kusohoza. Murakoze cyane. Murakoze cyane namwe. Hari ikintu nenda kukubaza ukinsubize nk'uko cyumva, cyangwa se weho nk'uko usanzwe ubizi. Abantu badakunze kuganira n'abavuga ubutumwa cyangwa se kubonana nabo aho cyane cyane basengera, wenda bakabona nka video runaka cyangwa se bakaba baca ahantu bari gusenga, bakabona wenda buzuye umwuka. Nje kubera mbizi neza, reka mvuge ngo buzuye umwuka. Mu buzima busanzwe wenda bakitigisa, bakikubita, ibi nibi. Weho y'abandi bantu bari kubibona bakavuga ati bari abantu barasaze, bari abantu bimeze gutyo, weho bifata ute, cyangwa se niki wababwira kugira ngo n'ikindi gihe n'ahandi bazabibona bazavuge ngo buriya naga aba ari byo bikora, ahubwo n'indimi za ndimi wumvaga batubwira cyangwa se muri Bibiliya bakunze kugarukaho? Abantu bagomba kumenya ko ijambo ry'Imana ritazahinduka. Muri Mariko 16 ndumva ari umurongo wa 16 harimo ijambo rivuga ngo kandi ibimenyetso bizagumana n'abizera ngibi. Harimo rero no kuvuga indimi. Umwuka w'Imana akoresha umuntu ko uwo mwuka yumva ko abishaka cyangwa ko Imana ashatse kumukoresha. Hari ab'Imana ikoresha bagatitira bagasohoza ubutumwa bw'Imana. Hari ab'Imana ikoresha batuje agasohora message y'Imana atuje rwose, ameze nk'aho ari kuganira, bitewe n'ukuntu Imana yashatse gukoresha uwo muntu. Nimba Imana ishaka kumukoresha nyine atitira nk'uko uri kubimbaza nuko, ariko rero ntabwo bivuze yuko batari gukoreshwa n'Imana. Rero hari abantu ntibazajye bishyiraho urubanza. Bibiliya iravuga ngo icyaha umuntu akora cyose azakibabarirwa, ariko icyaha cyo gutuka umwuka wera ntabwo azakibabarirwa. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo musuzume byose mugumane ikiri cyiza, banze urebe icyo Imana yavuze, ugende ubiturize, unanabisengere. Ntabwo uwabihanuye ari ushinzwe kubisohoza, nawe wabibwiwe si wowe ushinzwe kubisohoza. Iyabivuze ni kuvuga ni Imana ni ishinzwe kubisohoza, ntabwo ari umuntu ushinzwe kubisohoza. Ahubwo wowe icyo Imana yavuze reba yuko ubihagazemo neza. Iri mu ijuru yonyine iyabivuze ni ishinzwe kubisohoza. Gusa uhagarare mu masezerano y'Imana, wirinde ibishobora gutuma Imana yakugaya kandi yarakwishimiraga, hanyuma Imana izabisohoza. Murakoze cyane. Icyo nibagiwe, weho uzatera comment kuri Damu TV, nawe uzakimubaze muri comment, nawe ndabizi azaba ahabaye ngagusubize. Aya ni amahirwe adasanzwe ko
twabonye umutumirwa Pastor Anastase, ambabarire cyane ndi kumwita Pastor Anastase cyangwa se umuvugabutumwa. Mu buzima busanzwe wowe uzagire n'ikintu mubaza cyo mu buzima busanzwe muri comment azagusubiza nta kibazo. Reka muri rusange adusezere cyangwa se agira ubutumwa bwa nyuma agenera buri muntu wese uzabona iyi interview cyangwa se asezera muri rusange cyangwa se n'ikimana yaba iri kumubwira muri aka kanya yumva atakihererana. Murakoze cyane, mbere ya byose mbaje kubashimira ko mwabashije kumurikirana, Imana ibahereza umugisha. Ikindi ubutumwa numva nababwira buri mu byahishuwe ibice 22 murongo wa 12, ijambo riravuga ngo dore ndaza vuba nzanye ingororano kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Ndarufa na Omega, uwa mbere n'uwa nyuma, itangiriro n'iherezo. Rero ndabashimiye mbere yuko nsenga Imana, ubu butumwa nibwo numvaga nari kubagezaho. Uvuga ngo Imana iraje vuba izanye ingororano, igororere buri muntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Mukore neza nanjye nkore neza kugira ngo tuzagororerwe ibyiza. Imana ibahereze umugisha. Reka dusenge. Mana data, mu izina rya Yesu Kristo, uri Imana yera, uri Imana ikiranuka, uri Imana yumva gusenga. Dusengeye umuntu wese uri gukurikirana ubu butumwa, uri gukurikirana iki kiganiro twagiranye n'uyu munyamakuru n'abandi bose batwumva, kugira ngo Mwami imbaraga z'Umwuka wera zimusange, zimuheshe kwihana ibyaha, zimuheshe gukiranuka, umucyo w'Imana wake mu mitima ye mu izina rya Kristo. Imbaraga mbi zose zirwanya ubuzima bwe turazirukanye mu mbaraga z'umusaraba wa Kristo. Ikiganza cy'Imana kiboneke kuri buri muntu wese. Mwami ukomeze kuturinda, ukomeze kurinda igihugu cyacu, ukomeze kurinda abanyarwanda, ukomeze kurinda Afurika, ukomeze kutugenderera, ukomeze gukuraho ibibazo, ukureho Mwami indwara, ukureho Mwami Yesu Kristo imigambi ya Satani ku bwoko bwawe. Iyo yose ndayirukanisha imbaraga z'Imana katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu aliye hai. Yesu urera urakiranuka, ubane na buri muntu wese kandi umushoboze. Mwambike enfo de grace inistai, imbaraga zawe ziturutse mu ijuru. Umucyo w'Imana info de stasenema ugaragarire kuri buri muntu wese, ngo uwo mucyo waraje umwijima urahunga. Ndasenga kugira ngo umucyo w'Imana wake buri mutima wese, ayiwe destai, buri muntu wese yumva imbaraga z'Imana, yumve gukomera kw'Imana. Urakoze, turagushimiye. Reka niyi TV cyangwa icano Damu TV ihabwa umugisha n'Imana ndetse n'abayikurikira bose. Urakoze kuko uri Imana yumva gusenga, ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Murakoze cyane. Murakoze cyane. N'ikindi gihe tuzabatumira, murakaza neza kuri Damu TV, turabashimiye. N'ikindi gihe muraba agaciro kuri Damu TV, dore mwana dusabiye n'umugisha. Murakoze cyane, icyo ni ishimwe duhaye Imana natwe muri rusange. Amen. Murakoze cyane. Ciao ciao. Amen, amen.